Davina nukuri karagahungu uzakareke sha ntabwo mujyanye habi namba ako ujya wireba muri miroir ngo urebe uburanga ubushongore ubwiza ufite ntigute wakwiteza utuntu nka turiya. Davina mwijwije utuje ati umva Dave, igihe wabimbwiriye nararambiwe kabisa, iyo abandi umureka mba naramuretse. Ndabasuhuje nk'ibisanzwe, hano ni kuri Tesi Media muri kumwe na Kayitesi Ange. Uyu munsi tugiye kumva inkuru y'umusore witwa David wakunze umukobwa witwa Davina ariko bikanga bikaba ibyusa. Twatangiranye na Davina ari kumwe na David ubwo bari kuganira bari kuvuga ku mukunzi wa Davina. David yari ari guca intege mu buryo bukomeye Davina ngo ari kumukunzi we kuko yabonaga batajyana. Reka mbareke mwikurikirira inkuru uko yagenze. Davina yakomeje abwira David ati umva mubwire uriya musore aruta abasore igihumbi, umva arakuruta nawe rwose, ntukazajye uta umwanya wawe rwose umunyangisha kuko ntabwo bizakunda. David ati nakubwira iki, komeza ukataze gusa ntaho muhuriye, reba ukuntu ari kuri muremure, reba ubwiza ufite, ukajya gushakana n'agasore kananutse kagufi kameze ukuntu njyewe niyo mwitegereje mba mbona adahumura. Sinzi uko byumva wowe ariko se wabyumva utari umukunzi wawe? Davina ati mva twubahane pe, nimba ari icyo wampamagariye njyewe wandika ngataha kuko ntabwo biri kunyura pe, muri murandwaza. David ati I'm sorry basi reka tumuveho, gusa nyine mba mbona adahumura, ikindi mba mbona ubukene buzamukurikirana, ariko reka tuve ku by'umukunzi wawe. Ahandi se wari umeze gute, ya projet wigeze hehe? Davina ati igeze kure ariko ntabwo ndi bukubwire detaye kuko ntabwo ari ngombwa. Hanyuma nari mfite gahunda, amasaha yagiye, reka ngusigane na Diana, ndabona yatuje cyane, wasanga hari icyo mushaka kuvugana. Diana mwijwi rituje ati ntabwo niki nawe se sha kuwe mubyara wanjye yanyobeye, ntabwo nzi ukuntu ateye pe, gusa sha chérie courage n'ukuri, njyewe ndagufana n'umukunzi wawe, muzatunge mutunganirwe, njye mbona yitonda, ibyo guhumura no kugira ntabwo ari by'urukundo bigenderaho. Davina ati sha thank you Diana, nanjye ndagukunda, love you so much, musigare rero mwinjoyinga, bye bye. Ako kanya Diana yahise abwira David ariko wabaye ute kweri, wagiye wiyubaha koko ugatinyuka ugasebya umukunzi w'umuntu mwicaranye, ukamuvuga ukamumanuka ukanagerekaho akantu ko kudahumura, icyo kintu urumva sinzi uburyo uteye man David nawe yisetsa mbese wowe ndayambwiza ukuri utambeshye, ubona kariya gasore kata sinzi uburyo nabivuga, ubona katameze ukuntu. Be honest, ureke kugendera mu kigare, umbwiza ukuri ukabona gute? Diana ati sha nyine nkabona biraho, ntabwo ari umusore ushamaje ariko ntabwo ari mubi, kandi nta nubwo riga Davina musumba cyane, ni akantu gato, ntabwo uriya musore wamushyira mu basore bagufi, si wagira ngo nturahura n'umusore mugufi. David ati sha niba utajya witegereza Davina akwiranye n'umusore nkanjye, umusore ufite amafaranga, umusore muremure mwiza w'ibigango, umusore nyine uhumura, niwe akwiranye nawe. Ariko Dave uransetsa, reka nkubwize ukuri, iyo aba Davina ari ugukunda aba yaragukunze kera. Uribuka imyaka ariko tumaranye tuziranye, turi inshuti, urabyibuka? Njye na Davina turi inshuti magara, ntabwo yari kugukunda ngo mbiyoberwe, nta n'akantu na kamwe yigize agukundaho. Rero rwose bikomeza kwistress, ashaka umukobwa muberanye. Amasaha yarisunitse barataha bava aho bari bagiye, ariko David agenda ibyo
Diana yamubwiye biri kumurya biri kumukorogoshora ati ni gute Diana umubyara wanjye ashobora kumbwira gutyo ko nta n'akantu na kamwe Davina yigize ankundaho. Umusore mwiza ufite ituza, umusore muremure wambara neza gutya, umusore ufite imodoka nziza uri mu kigero cyiza, gute se gute Davina nta kantu na kamwe yigize ankundaho. Umutima agiye umudundana umushinja yibaza ati gute atigeze ankunda nta n'akantu na kamwe. Wenda kugera mu rugo Dave arongera abaza Diana ati mwese Diana ibyo wambwiye ni ukuri? Ntabwo Davina yigize ankundaho n'akantu na gato, habe no kukubwira wenda ngo ndahumura, habe wenda no kukubwira ngo nseka neza, nta kantu na kamwe yigize akubwira kuva yambona. Diana ati ntakubeshye nta kintu na kimwe yigize akumbwiraho. Iyo duhuye ahora ambwira ndatira uriya musheri we, ambwira ibintu byiza amukorera, ambwira isuzi y'uko uriya musheri we nta n'ibirenze, nta na kashi agira nyinshi, ariko uburyo afata Davina nk'umwamikazi nibyo byatumye umukobwa amwimariramo burundu. Na makeya afite umva ayamuryoshamo akamwereka proje ze zose afite mu mutwe. Uriya mutipe azakira, umva ayisweya nanjye mbonye umutipe nk'uriya namukunda kurenza uko nakunda wowe ndakuzi Dave. Imana izandinde umutipe umeze nkawe. Abatipe nkamwe muriyemera, mukendera ku masura, nta kintu muba muriho habe, usibye ayo mafaranga yawe yego urayafite ahagije, ariko se amafaranga ajyana n'ubwiyemezo ugira ngo araryoha, nta mukobwa wayishimamo. David ati umva Diana agezaho birahagije numvise and ngiye kwikura muri Davina nubwo ari mwiza rwose, ariko abakobwa beza barahari benshi hano ku isi, barahari kandi nta mukobwa ujya unyanga. Davina nta kantu na kamwe yankunzeho. Ako kanya baba bageze mu rugo, basanga ababyeyi barahari, basanga hari n'umuryango waje kubasura. Bakibabona bahita bavuga ati oh Dave nukuhanganiye, warakuze sha, warakuze, wavuyemo igisore cyiza. Uyu ni Diana se? Kakana kakandi kanganaga gutya nako karakuze bingana gutya? Oh my god. Dave nawe ati yego twarakuze, ubungu turi abasore turenda no gushaka. Ababyeyi ba Dave bahita basekera rimwe, kutaratwereka umukazana se urenda gushaka gute natwe tutazi umukazana? Dave ati mama nzamuzana vuba, n'ubu twari turi kumwe ariko igihe gikwiye nzamubazanira. Diana ahita ndeba ijisho, kumana ndavuga ntagiye kubivuga neza, ahita nkubita inkokora ati ntukabeshye. Baraseka bose, nuko bahita bagenda ati reka dufate dushe gatoya turagaruka. Bajya kwitunganya, abashyitsi basigara muri salo. Dave yaragiye afata iswime ajya muri dushe mu cyumba cye, yasanze amazi atarimo, arasohoka azamuka hejuru ngo ajye gukoresha iyo hejuru. Akizamuka akubitana n'umukobwa mwiza uri kumanuka nawe wari uvuye mu bwiherero bwo hejuru. Umutipe ararangara, aramureba akayoberwa ahantu amuzi, ariko akabona ishusho arayizi. Dave ati bite kuri hano? Undi nawe ati ababyeyi banjye baje kubasura, bari hariya muri salo, sinzi niba utababonye, nanjye nari mvuye mu bwiherero. Dave ati urinde ko bari ababyeyi mbazi? Bari ababyeyi se si mama wa Eric? Wowe urinde ko ntakuzi? Undi nawe ati njyewe ndi sister wa Eric, ushobora kuba utanzi kuko nanjye ntabwo muzi. Dave ati oh nice to meet you, witwa nde? Undi nawe ati ubisi izina ni ngombwa cyane ko n'ubundi tutaziranye, it's okay.
nishimiye kukumenya, genda muri dushe. David yaratangaye, umukobwa umwiyemeyeho akanga no kumubwira izina. Undi ati utese hakumenya nsigaye naraciriritse, gute abakobwa basigaye banca amazi bene aka kageni. Njyewe Dave, umusore w'igihangange w'ibigango, umusore ufite amafaranga, abakobwa basigaye banca amazi gute se? Ntabwo bishoboka. Dave yaragiye afata dushe, arangije ajya mu cyumba cye, yambara neza. Si we wari wabonye umukobwa mwiza? Yambara neza, arihumuza, ahita ajya muri salo. Mu kugera muri salo yasanze babashyitsi bagiye, kandi yari agiye kwemeza wa mukobwa. Nuko abaza papa we ati none se dadi, mama Eric bagiye he? Ati watinze, bagiye nyine, batashye, nabo bari bafite izindi gahunda. Dave ati none se dadi, uriya mukobwa ninde ko ntamuzi? Nyenzi Eric gusa. Dada ati uriya mukobwa ni sister wa Eric, yavutse nyuma, ni mutoya cyane, numubona angana kuriya ni ukuvumbuka, ariko aracyari umwana, ntunamutekerezeho cyane rwose, ndakuzi mwana wanjye, narakwibyariye. Dave ati ariko papa, ubu ngubu ahantu nzi koko hahandi wari unzi kera ntabwo ariko nyimeze. Ubu ndi umusore ufite intego, kandi mu minsi ya vuba ndakuzanira umukazana. Papa waraseka ati ndamutegereje rwose, ariko Dave wanjye nibyariye, ndakuzi rwose, nzishimira kukubona wahindutse. Ako kanya Diana nawe yari ageze muri salo, ati bahise bagenda se? Ubu nari ndi koga vuba ngira ngo nze mbaganirize. None se uncle, uyu nguyu uriya mwana ko ntamuzi? Bariya bashyitsi ni bande ko njye ntabazi? Bariya bashyitsi rero ntabwo wowe ubazi, wari gato cyane, wabonye ko we bakuzi, bakwibutse, ariko we ntabwo wabamenye kuko twahise twimuka ukiri gato. Nuko rero mwongeye kubonana, ntabwo waba umuzi. Hanyuma uriya mwana w'umukobwa wabonye ni umwana wabo wa 4, ni muto cyane, uramuruta kandi nawe urabizi utarakura. Diana ati buriya ndamuruta ko nabonye ari igikumi. Uzi yuko abasore b'inkubaganyi nka Dave banyerera bakamugwaho bagashiduka babafunze? Bose batabaseka. Nuko Dave ati umva nkubwire papa, uyu mukobwa nzamukubita, kandi niturwana ntuzagire icyo uvuga, ahora nserereza, azatuma ntabazanira umukazana, kubera ko ahantu hose aba ari kunserereza amvuga nabi. Ese ni uwuhe mukobwa wakwishimira umuhungu umeze gutyo? Diana ati hinduka nyine, hinduka. Niba ushaka kuba umusore muzima, hinduka ube muzima, nyine abakobwa bazima bagukunde, otherwise uzahura bameze nkawe. Nako nikiniraga. Anyway uncle, naringiye hanze, hari inshuti ngiye kureba, ndagaruka mu minota 30. Dave ati nguherekeze? Ubwo wasanga ugiye kureba abasore, dore ko wanyobeye. Diana ati umva, ntabwo nyiri umwana, nzi kwifatira imyanzuro, niyo naba ngiye kureba abasore, it's not your business. Urumva, menya ibikureba, ngiye wipfa kuba uncle yamaye agahushya. Dave ati papa, umuhaye agahushya? Uzi yuko Diana abasore basigaye bamurangarira, kandi uzatuma umukobwa we bamutera inda. Daraseka ati yamaze gukura, ashobora kwifatira imyanzuro, ashobora kumenya abahura nabo n'abadahura nabo, cyane ko mubyara we ari urugero rw'abasore ashobora kwirinda, arabizi neza. Dave ati ariko mana yanjye,
umva ngiye kuzahinduka, bibahindukane nanjye bimpindukane bindenge. Umva babureka mutegereze, mu minsi mike nzabazanira umukazana. Mu gihe akiri kuvuga gutyo yagiye kumva yumva telefone ye irasonye, arebye abona ni Davina, ahita yiyamira cyane ati what, Davina aramamagaye? Diana na Papa Dave ati Davina. Icyo cyari igice cya mbere cy'inkuru yacu y'urukundo, aho uzumva amayobera mu nkuru izakurikiraho. Igice cya kabiri cy'iyi nkuru ntuzacikwe ku munsi ukurikira. Aha ni kuri TC Media. Nimba uri mushya kora subscribe, kandi niba usanzwe dukurikira kora share, ukore like ndetse na comment. Ese urumva mu gice cya kabiri bizaba bimeze gute? Siya, ndabakunda cyane, naho ubutaha.